akabona uwanjye ni mwiza cyane kubera ko papa we ni muremure nkanjye. Ubwo ndangije aba agejeje ku 130 yaramaga dipisi. Abagiye kuyatangira mu buyobozi bro. Shasha Stade wambere umugabo mubi, reka n'umwana nabo wawe kabisa. Kuko umwana yabo wawe njyewe ndagatwikabera y'Imana agahinda waneye. Nigize kumusangana na mami, umugore wa Bushari bro. Muri roge. Uri kumva? Njyewe imiti nenda kwiyahura kubera mami. Uri kumva? Njye na telefone Bushari ndamubwira ati ntabara dore inda yawe iri bahauzi kandi mwarabyaranye yicaranye na Sadi. Bushari arambwira ati ye abaramuhamagaye mama aragusikamye dore ko Bushari nawe bagusikama wowe mami yaragusikamye ngo Sadi ngo n'umufamiliye ngo ni umufamiliye. Kuri Sadi tugaruke kuri Sadi urongera ukoresha ibigambo ndakumanura nago nongera tugaruke kuri ntuzo tugaruke kuri Joseph. Ukomeza guskaminga Sadi umubeshya ko umwana ari uwe. Ubwo 130 babikuyeho uko natezaga fight tugashwana leta gagabanya amafaranga kugira ngo amani abayagejeje kuri 50. Akazajya ajya kuyamera ku mukuru w'umudugudu umva. Cyokora Stadirimbo ibaza umuntu ucuruza zahabu n'imodoka walayi ukajya kumera 50 kwa mudugudu akabamagara ngo nageze kwa mudugudu saa 2 za mu gitondo nkaba nkubise umwana mu mugongo nkaza gufata twe 50. None se nari kubigenza gute kandi uzi ko umwana atari uwe? Nari kubigenza gute se ngiye nyine ko nubundi yari yarananiye urumva? Wenda nari kuzamubyarira uwiwe wanyawe iyo yitwara neza. Urumva? Ubwo Sadi rero naragendaga mu kabari nawe yaramemukiraga nanababwira mwabagabo mwe. Niyo mpamvu muri kuruma abagore banyamatwi mu bakabakata amazuru. Mu gihe umugore ari konsa afite amashereka mu mabere kuki mukunda gusambana te byanyu mama ufite ikihe kibazo? Ubwo nyine turabyumva wenda iyo muri kwakitinga wenda muri genda gake nari iyo muri kwakitinga muri ariko umva umugore wese wonse umugabo waguca we Jessica Sadi waramuskaminza uramubeshya ngo umwana nuwe? Yes or no? Yes. Dukomeze. Ubwo umwana agize imyaka 4 ariko akaba ari umukobwa w'inshuti yanjye bita Niki twagaze ko ari umwana we. Oya ariko nawe nago yamufashe nk'umubyeyi 50 se yatangaga ku kwezi bya Mariki. Komeza yego. Ahantu yababaraga umunsi Stone anereye ivi. Umunsi Stone igiye gutereye ivi. Stone yanereye ivi umwana icyo gihe Sadi yarazagatera akabigize nk'ibisanzwe nyine kwa Sheri kwa baby mama we. Oya bane Stone anereye ivi sinzi ndayamuhamagaye. Umwana arafite amezi 8. Ni utari kumwumva? We Jessica network mumbabarire mu nyumvire story hano story iragwira. Vega wagarutse? We Jessica wavanyeho ntabwo turi kukumva. Jessica network afite go kumamagara abantu muri kumamagara mumbabarire kabisa mumbabarire. Ntabwo turi kumva. Ase mwatapinga screen tukamwumva. Niko yize. Oya ndi kuvuga mutapinga nateye agasonga. Erega uri kumva sashu umwana yagize urumva uwo Niki niwe wanjye muri umunsi nabyaye n'uwo mwana ariko uwo Niki akaba azi papa w'umwana wa nyawe ari inshuti y'umuryango wabo nyine basurana urumva. Uretse gato Niki yarazi papa w'umwana wanjye neza basurana banasambana. Yarazi oya Joseph.
yari amuzi akaza noneho kubera ko nyine ari inshuti yanjye bya danje n'ako kana akunda kukoza akambwira ututure ibi birenge ko mbona ari ibya Jessica ko Sade ari mugufinya uyu mwana akaba ari muremure cyane nkamubwira yarankurikije ibyawe ariko akazajya bimbaza kenshi nk'umuntu umuzi mu bwana ngeraho ndamubwira ati cara rero nkubwire inshuti yawe yanjye kuva mu bwana iryo banga nta wundi muntu wari urizi nta wundi muntu wari urizi n'umwe habe n'umuvandimwe wanjye nari nararimize mu nda gutya mirinda ari kuzanaripfana uribwira nde Sade yaragiye no kunyereka imitungo y'iwabo afite inuze igitarama yaramuje na mama we yaranyeretse inka n'umugabo nyine mu businessman ufite ubwenge utari imboho nyirayimanzu azi ko umwana ari uwamukunda azi ko ari uwe abarama urumva muri iyo minsi namusabye amafaranga wicaje uretse gato uba wicaje nde wicaje niki niki ninde nguyu n'agahinja uyatuzaniye undi kazi mwatapinga sikirizi uko network ziri gucika ako Jessica ubu network iramushika ari kuvuga ngo bari kujya bamuhamagara nta umuhamagaye n'ababroki story time police irahindura n'ukuri kw'Imana uva kubwira nawe ihangane mvana Jessica mu bwana mu matwi Godi ntabwo ashaka kumenya ubundi tapinge mani igisitari narayumvisha ariko ndashaka kongera kuyumva abase waborotse izo mbobo ziri guhamagara ayivugana agahinda nk'umuntu ubabaye pe wabitse izo ngegera kangura amayinite wabona wenda arashize naguze 1,000 gusa kandi rumukire kazi mutapinge agiye kugura amayinite mutapinge ntago ndagira ntago wifi yanjye ntago inzu mbamo nyimazemo ukwezi n'igice ntago ndashyiramo wifi fresh sibyo urumva Godifa ndangije uwo mukobwa warugeze ahantu wari wicaje umushuti wawe twari babiri we kurya nyuma pe namusuye turi kunywa pirimusi shaniki uri umwana mubi wamugomewe umwana uramwicaza ndamwicaza ndamubwira ati rero ngiye kukubwira ibanga nta muntu umurizi ntakagira umuntu umwe uzaribwira ati se bimeze bite Jessica ndamubwira ati buriya Serena ntabwo ari uwa Sade urumva buriya Serena ni uwa Jose ngo nari mbizi ngo narabibonaga urubago rurabazi ndamubwira arambwira ati kugira ngo mbikomfirime andikira Jose turi kumwe turebe ko nagusubiza banandikiye Jose umwandikira muki ndamubwira ati hayi turi kumwe twicaranye nyine n'uwo mukobwa ari kubireba aransubiza hey mbona ari na online ndamubwira ati ko bimbaye ko zinyakanye ko Sadi agiye gupimisha DNA z'umwana iwabo ngo bashaka kumujyana hanze kuko uwo mugabo nyine akunda kujya mu bihugu byo hanze cyane agiye kumujyana hanze namupimisha arasanga atari uwe kandi n'uwawe ubwo mbimubwiye nicanye n'uwo mugore ubwo nibwo Sade nibwo Jessica yaramenye ko umwana ari uwe nibwo nari mbimubwiye ko bari inshuti na Sadi ni umugabo w'umukapo uza akagurira ababyinnyi bose akabaferesita amafaranga kandi namwe abahungu urabizi ukuntu mwiyemera ntabwo nari kubwira Joseph ngo umwana ni uwawe ngo yemere ko Sadi amugiraho uburenganzira kandi Sadi afite amafaranga niyo mpamvu narimize ibanga narimira no mu nda pa nashyiraho n'ingufuri ahangaha tugeze ahantu ugiye kuriruka rero ahantu ngiye kuriruka rero muhumve ubwo ibaze ko nyivaho kwa Nick vuba urumva nandikiwe Joseph turi kumwe byose ndabimwereka nyisoka mu rugo rwe haciyeho nk'amasaha 2 ngiye kumva n'ambasada na telefone Jessica bite ni byiza uri hehe ndi mu rugo no fuck mwana mwatapinga kweli mutapinga
mutapinge screen ndebera story ndakurahiye ase wowe waretse kugura internet z'ubuce wa internet washyano mani mutapinge mu muherezo turabo mutapinge story ra mutapinge you see mutapinge kuri internet ako se we ntabwo uragura gakeri vega iki ntabwo kirakugeraho ubwo se urumva baba bamaze kugiteka ko bifata waki udarinze uretse gato ngo iyi story ndayumva nubwo iri kuza mu ma episode oya si story si igikeri ndabitegereza byose sinzi uko umva sheri wamaze kodaringa agakeri nakodarinze game over mutapinge screen vavaza ntabwo uri kubaza ngo igikeri ngo gitinda gushya ngo ko gisa nk'igikomeye oya ntabwo gikomeye mutapinge dutegereje kubona bodarinze igikeri kitaraza mana we Jessica garuka mutapinge my god hey love how are you good how are you doing I'm good narabuze warabuze sheri I miss you I miss you too. How is it going? Life is hard. No, that's hard now. We come back to hard. How come life is hard when I'm here? When you're around. ntacyo mvuze. You have to say one word. Ugomba kuvuga ijambo rimwe. Ngomba kuvuga ijambo rimwe. Baby wambonye. Baby wambonye. Tena yansa simbaho se. Ntubaho. Kocho. Mutapinge Jessica zamuke. Abashaka inkuru Jessica ngo tuyirangize. Mutapinge Jessica garuke please. Shize bite. bava umeze ute utegereje igikera rero hari inkuru ya Jessica kuryama byananiye ntayirangije kandi zayirangiza reka kureba Vega aryigikeri kamanuke njye kuyumvira hasi nsinzire utabonye baryigikeri we birikanye washyira waguze internet nk'ibihumbi 20 uko twa story naziguze aha ubwo Sandra tigeze kuri hehe tigeze kuri hehe ndamubwira ati ndi mu rugo tinyohereza umwana ngira ngo ndagiye kumutembereza ndavuga se uru rukundo mukunze nyuma y'imyaka 4 yose nibwo yaramamagaye mbwa yatohereza umwana njyenyine thank you Pastor King Pastor Wanjye komeza ubwo ndangije nyine mfata umwana ndamukarabya mwambika agakanzu keza n'udukweto twiza ndamumwoherereza noneho nanjye rero negereza umwana akamunsubiza ndaheba ndi kukumva gatanu gazi mutapinge ngo nshaka kugeza kongera ndamuhamagara ndamubwira ati none se wanyoreje umwana ko mushaka ngo nawe nkuhaye noneho kwa kose adafite umugore ndavuga se yamujyanye ku mugore we kumbi yari yamujyanye ku ndaya ye urumva umwana wanjye ari hari kuba bari kumupima bareba ibirenge bareba ibiki ngo ariko basa ndamuhamagara ndamubwira ati se umwana wanjye bimeze bite wanyoreje umwana wanjye bite byawe kuko umwana wanjye ndamukunda pe umva mugende murebe kuri TikTok niwe uriho umva ndamupostinga kabiri ndangije stadi abarambwiye ati uzi n'ibindi ati ngewe rero ndashaka kujyana umwana hanze ngwino tujye gupima DNA thank you so much ngwino tujye gupima DNA ndangije buriya mani ngewe nubwo muba mubona nasaze nitoroma mba mfite zibazo mani mba narahuye nabyo bibaze ko ninjiye muri DNA ibintu nagiye mura nabyo ntago bibaho sibyo ngewe nimuzaba mubona nasaze mujye mumenya ko nyine byajaguye Pastor n'ubundi yarabimbwiye Pastor ugomba kuza kunsengera kabisa uyu mujinya wo murandura nzuzi ukamvamo bandoze wo kurakara nkahita mfata umwanzuro mubutse ubwo umugabo barambwiye ngashaka DNA ndamubwira ati mani hora
ibintu navugaga nzi ngo ni prank ni scammer ndi gukina umukino na papa w'umwana wa nyawe nicaranye n'inshuti yanjye bibaye mama umva nahise na pakira ivarisi n'igisenyi vuba vuba ngomba ngiye ku mushuti wanjye w'igisenyi Sada aranshaka arambura aza mu rugo arasanga inzira afunze aha bazarandrode iti se Jessica agiye ati namaze icyumweru ataba hano akamamagara nkamukupa ndambwira ko mwana uri kumva ibyo bintu bya DNA n'ibiki uri kunjyanamo njyewe ibyo bintu ntabyo nzi n'ibiki bya DNA ati nyamara ndajya kukurega njyewe umwana nshaka kumujyana hanze kandi ntabwo bamupima DNA mufite njyenyine ndambwira ati imyaka 4 yose ntabwo unyizera ubu nibwo ubonye ko atari umwana wawe mu rugo barakuzi ba mama bose barakuzi ba nyogokuru wanjye bavandimwe banjye ibyo n'ibiki wa man Sadi nawe mugabo wancishe mu bikomeye ntigize mbona mu buzima ati ninjya kukurega mu rukiko baragufunga iyo nyumva akantu ko kumfunga ntinyaribu kubi sheni babarira ribu iraryana sha ribu yatumye nsaba shari imbabazi siko musetsa iyo ukivuga ribu utaniruka ubwo mba ndaje ndavuga ko ubundi kama mbaya umwana w'imyaka 4 nahagarika imfashanyo ntago dupfa n'ubundi aho byari bikomeye niho yamfashije mba ndaje tuba tugiye Kacyiru kuri polisi dore niho inahiranga muntu yanjye yaburiye tugeze Kacyiru kuri polisi ubwo nawe yari yaje azanye umwana ariko umwana wanjye nari mukumbuye mbona yaranananutse kiriya kigore wari wamujyanyeho ntabwo kitaga ku mwana wanjye mba ndamuyambiriye yari yashize ibyumweru 2 namubona ndakayambira numva ariko ndi kumva ubwoba mu nda numva ndi gutitira abapolisi imbere yanjye imbunda mana yanjye direct baba baravuze nangahe 500 icyo gihe twe twapimishije ari 500 570 gutyo bisaga abarishyuye mbona bya bintu biri seriye mbona ratanze kuri mobile money babanyatsiranga muntu ndapfuye ngo nimwe mutegereje ibipapuro bipimwa n'abadokiteri 9 babatwinjije ahantu mu karyango noneho nakandi karyango karyango ariko ngiye namenye kugafungura buriya rero muzi ngo nta muntu wapfa kwinjira umunsi nzagaruka nzayinjira hari akaryango nyine ko muri DNA abantu bakazi mwagiye gupimisha mwese Kacyiru na karyango nyine bafunguramo ukuntu tekinike yaraje mu Rwanda natwe dusigaye dufite tekinoloji nimba ari tekinoloji urumva tuba twinjiye muri ako karyango ahantu abaganga nyine baba bari mu kumba gatandukanye ari nk'abaganga 9 umwana baragiye wagize umutima wo kujya gute kandi uzukuri mana yanjye nawe byumve nyine ariko kuko yari yarakurakuje uri kumva kandi twaragiye twatangiye guhura umwana gukurakuza n'iki nyine urumva naratwise papa w'umwana sinakongera kumuha azajya mungu niko gukurakuza byita noneho tujya kwipimisha inda Kacyiru nyine urabona iyo umugore n'umugabo bagiye kwipimisha urumva ko zivanze babapima ibizamini bya DNA z'amaraso badupimye amaraso ya DNA nsanga ngiye mfite O positive nawe afite O positive mpita numva ko amaraso yacara hamwe n'umwana azavukana O positive ndahangaha abagore tubera ibigoryi ku mutima ubundi ubwo ishingiro nyine nari mfite rya mbere ni iry'uko afite amaraso ya O positive nanjye mfite amaraso ya O positive ubwo kunumvaga ko n'umwana azavukana O positive nuko umugore w'ikigoryi ndinjira ndicara dogiteri araza aranyasamura mu kanwa bafata akantu kameze nka kirida zo mu matwi kaba ari karekare bajya no abagore turi ibigoryi ubwo nanjye rero babonye kwa muganga tujya gupima inda bafashe ibizamini by'amaraso bya O positive nsanga turahuza 100% we nande na Sadi noneho tugiye kwa muganga gupima DNA nari nzi ngo baratanga amaraso kumbi ni mu kanwa baba baratwasamuye muri nkankamo hano mu kijigo cya nyuma niho bakozamo kirida bagakorogoshora ubundi mu kanwa mu menyo habamo DNA gute mu macancu
komeza. basamuye umwana nawe akiwe baragatwara, basamura umugabo nawe akiwe baragatwara, ariko nari mfite ubwoba ndi kuvuga ati ibisubizo wenda birata bisohoka ku kanya mite nsebe ngo bimara n'ibyumweru 2. bakoze iki? bakoresheje iki mu kanwa? ni akantu kameze nka kirida zo mu matwi ako ko bari karekare cyane, barakwasamura bakamurikamo n'itorosha abadogiteri gakurugutamo muri rino jigo rya nyuma n'umwana n'umugabo. Ati nimugende ibisubizo nibiza tuzababwira. Ubwo nsohoka nishimye mvuga ati aho Imana ishimwe, Imana ishimwe, ariko umutima warandiye umwana wanjye ndamuta ndiruka ndamumutera ndakopa. Urumva nari naragiye kuba Igisenyi sibyo? Ndi imfubyi nakundi nari kubigenza. Umugabo ari mu bintu bya DNA n'ubundi umwana amumaranye ibyumweru 2 yaramutwaye, umwana amuzanye mu modoka ngira ngo kumbi wenda baranabana byahehe byokajya. mutapinge tugiye kuri igikeri. Ariko yaragiye kumureresha nyine inshuti aka kanya kirahiye. Komeza. Ndangije nyine ubwo nkazamubwira ati ndabizi umwana azasohoka ari uwawe 100% we tuza n'ibiki. Ariko muri iyo minsi yaramaze imisa na mama koko duhura akangurira amafi. Ati sawa igisubizo uracyumva gute? Nkamubwira ati ni sawa, kumbi simenye ko inda yamurabuye ifite ibimenyetso yamubwira abakobwa muri indaya mbi z'umwanda. Inshuti kandi wari wambwiye ko uyu Niki yaryamanaga na Jospi ise w'umwana wa OG. Na Sadi abakobwa rega ni indaya. None se yaraziranye na Jospi tena aziranye na Sadi gute? Cyane Sadi n'umukapo twe turaba mansuzi yazaga mu kabara katumenaho ifaranga ariko nanda nimwe yamwegeraga. Ibazaho nahamagaye Bushari nkamubwira ati umugore wayicaranye na Sadi. No stop. Ntongere kuzanamo amazina y'intuza ariko ibyo bintu. Nyine nuko mba nari kubeshya man, ntago mba ndi kubeshya. Komeza. So rero ubwo ngewe urumva umugabo tukijya gufata ibisubizo nagiye ariko mfite 100% yuko wenda bitari bukunde, mvuga ati wenda ibisubizo byo kwa muganga urumva nimba twararyamanye paka umwana ageze imyaka 4 ubu ngubu umwana nuwe pe. Ibaze ko nta nubwo nari mfite turagenda mu modoka tuzamana nawe ufite ndameza ngahe? Ibyumweru 3. Ibyumweru 3? So wumvaga muri ibyo byumweru 3 byarivanze ashobora kuvuga cyane. Komeza. Ubwo nyine baraza noneho nanga abaganga mana abaganga mu kuki muri abagomwe ubundi uje ukavuga ati ibintu bimeze gutya uri nk'umuntu w'umudage kujya kuvuga ngo turemangingo ngo twa Jessica ngo turahura n'utwa Sadi ngo twajya ngo ku mwana ngo nani 100% ngo Jessica niwe duhura. Ubwo urumva ngewe umwana twagiye duhuza 99% 100%, ariko Sadi bigafata muri 70 muri 60. None ubwo bagenda bavuga turemangingo tuba mu mubiri w'umuntu tugera nko muri 30. Ubwo ricara kumva none ahantu babera abagome bitangira bavuga ngo Sadi uturemangingo turi kuri 85 umwana afite 95 ukumva byenda kuhagera. Mama wiwe afite 99% birahura nyine ubwo ubutegereje ngo wumva aho biri buhuri 100%. Ya 90% amatwaye banguye wenda bakabanza kugutinza. Nibyo bintu byambabaje. Bageze ku kanyuma ubwo babaze hafi 90, urumva babaze 30 yanjye 30 ya Sadi na 30 y'umwana. Ubwo turafatanye mu biganza mu mutima ndi kuvuga mana nabara ubu ufite ubwoba noneho wenda gupfa. Ngo Sadi ngo biragaragara ko umwana badahuza 100%. Aya ugira ngo ni ikibombe kiguye mu mutwe.
uratangira ugatitira nahise ngenda kwinyaho neza unanice. birumvikana pe. Hanyuma Jessica umwana murahuza 100%. Banavuze icyo gihe ndetse nigira inzanga ndetse nigira umusazi ndavuga ati ntabwo ibintu bishoboka. Yabahaye ruswa, uyu mugabo afite amafaranga, acuruza imodoka, acuruza zahabu, ubu yabahaye nka miliyoni, none ntabwo mbyemera. Umwana n'uwawe ndapfukama ibimyira biraza, ngiye mbona sizihunze papa, imbunda ku mutwe pa pistori. Urakomeza kwigira umusazi ahangaha turagufunga. Ati Jessica baragufunga, mbona ibintu bibaye seri ndatuza. Ibyo byose wabikoraga kandi uzi ko Jose bari wese w'umwana. Ubwo mpita mvuga ati noneho mumereze umwana wanjye nigendere. Bumva kuko umwana yaramumara nk'ibyumweru 4 ukwezi kose. Nimba ubonye umwana atari wawe mumpe, ati nta kibazo tugende. Hari imyenda bari baramuguriye kuko urumva yari yamutwaye nta n'imyenda ajyanye. Tugende ujye kuyifata. Abanjyanye ku ndaya ye iba kurya nyuma ari inderera umwana. Nari nzi ko yanamujyanye no mu rugo rwe byahe. Ndagenda nsanga umwana wanjye arerwa n'uwo mukobwa wo kurya nyuma, ampakirira imyenda ngo ndikurira nahogoye ngo ubu nibwo mukunze. Ngibaze ngo ko ubu ngo kuba amenye ko atari uwanjye, ngo nibwo mise mukunda, ngo ndumva mukunze kurushaho, ngo nzakomeza ngo mwishyurire ishuri, ngo nzakomeza imbaba gusa. Wishyura ishuri ntabwo warihagaritse, ntabwo ari ngiye wishyura ishuri ry'umwana tonde. Ubwo ngiye Jessica urumva nasigaye imihanda y'inyuma. Umugabo yari afite amafaranga ntandayimwegera. Ubwo akimara kumenya ko umwana atari uwe, nakabara atagiyemo agurira ababyinnyi bose inzoga abaferesita. Ati kisasu nyikuyeho, tiye baba we. Ati Jessica nabugeze. Bombe yari igiye kunurikana. Ubundi njye nari bombe ku buzima bwawe. Njye buri abagabo muratsetsa. Muzajya mujya gusambana mutaye abagore banyu bo mu ngo, mujye kubyara abana mu gasozi, nimurangiza ngo ni iki bombe. Ubu ujya hehe? Wajya ubyara n'umugore mubana mu nzu, ujya kubyara. None se uri utari waramusikamiza mukiza umwana utari uwe. Ubwo uzi intambara yabaye njye n'umugore wiwe. Tujyaga mutera nwita bambwira ati byutse umugabo wanjye nahenda umugore we, tugahangana n'umugore w'umutyamu. Ambwira ngo bazakuroga. Shaka ko narumiwe. Ubwo umwana yararwaraga nkahamagara abashiki ba Sadi. Kandi umwana atari uwe. Ni sawa kuko niho ruzingiye arega. Ntabwo ari sawa kangureho kabiri uri kunaga ntabwo ari sawa. Ubwo wajyaga gupimisha urwana n'icyo ubyihoreye. Garuka ntabwo nongera. Garuka. Ko byivanze mu byumweru 3. Uri kumbaga. Okay, ntabwo nongera kukongera kugacomekamo. Ubwo umwana ni wa Sadi, umwana yari wa Sadi sibyo twagiye. Uko nyine yari umusitari imihanda yose tuzi hari babisika mwana ari uwo. So rero ibintu byambayeho mw'abantu mwe n'agahoma munwa. Ubwo intambara y'ababyeyi kuki umwana atari uwa Sadi, mu rugo bari baramaze kumukunda. Urumva yarazaga aba mu rugo baramukunda, twagira ibyago akadufasha. Icyo gihe twari tutaragafata, tutaragura imodoka. Urumva se turangiye bafite imodoka, akazana imodoka nyine twaba twagize nk'ibyago, akazana amamodoka akadufasha. Mama wanjye akamukora amashenete ya zahabu n'amarija. Abakecuru nawe urabazi, nyogokuru wanjye yamukorera agashenete ko ari umukatolike k'ishapure nyine ariko ikoze muri nuzi, muri arija nziza cya zahabu. Ubwo akahora amusingiza ati Sadi Sadi. Kujya gusobanura rero mu nyogokuru wawe ati umwana si uwa Sadi. No, niba umwana atari uwa Sadi muri famiye, umwana ni uwande. Kujya gusobanura iwabo n'umuhungu, umuhungu wanyu afite umwana. Naragiye nicara mu nzu isinyikaragira, noneho nabaga mu nzu yanjye nadakodesha ndikingirana. Imihanda yose yanyatatse, abamancuzi bose bari kumvuga mu maguru peti Jessica sinkaminze Sadi ati hahi. Najya kuri WhatsApp uti bimeze bite mani, naricaye njyewe ubwanjye mpita mfata bya bipapuro bya DNA jugu no kurya nyuma kwanike kubita urugi. Iyo udafungura nimba uziri bije gufata umwicanyi ku nazi, niko nanjye nagiye kureba Niki.
ndagenda nkubita urugi ndi kuboroga bro ku muryango yanga gufungura kuko yari azi ibyo yakoze yanga gufungura umugabo aramubwira ati fungura nari nagize amahirwe yaharaye papa w'umuhungu papa w'abana be arambwira ati fungura Jessica numva ikibazo afite gituma aza noneho nasose n'urupangu nakomanze ku rupangu banga kumfungura ndarusimbuka kandi urupangu rwabo ni rurerure ruriho amanuze rwari ruriho bwa buntu bashyira hejuru y'ipangu bw'ubusenyenge mba ari ubusenyenge narabukandagiye nambaye itimba ndasota nari nabaye nk'intare yibanze gufungura ngera ku rugi nakubise urugi mubwira ati ndi kurira ndi gutitira araza arafungura n'ubusume mu mabere ariko mugira n'isoni ngo Jessica ngo byagenze gute ngo what happened we nibyo wakoze ngo byagenze gute ariko kuki abakobwa muri abana bawe byagenze gute ibyo wakoze ngo byagenze gute ibyo wari wakoze ahubwo we byagenze gute ubwo mbamweretse impapuro za DNA arareba abona Sadi nibahuza ngo none se ngo yabimenye ibaze abagore ni indyarya yabimenye ari we wabivuze ndamubwira ati nikika ari we muntu naganirije kino kintu twicaye mu nzu turi babiri njye nawe nibicyunkoreye bro nibicyunkoreye ngo ndarengana ngo nabyo ngo nigize mvuga ngo nagari njye wabivuze mani narariza agenda karanyica uwo ngiye mungiraho ari nawe waneje ibibazo yiryamaniye n'umugabo we bimereye neza mu buriri ndimo ndarira byandenze naragiye ndikinyirana mu nzu mari ibyumweru 2 nasohoka ahubwo Imana iranankunda Mana ndagukunda kuba waramaye umutima ukomeye siniyahuri pe isi yose yanyatamye yanyanjamye njye ndagenda ndatuza ubwo uwo mugore wa papa w'umwana nawe barakunguye kuko ari inshuti yanjye ati kumbi tubana warabyaranye na Jessica akajya gustororinga umwana we yabyaranye na Jospi kuko umwana bafitanye we afite imyaka 3 wanjye afite 5 yamutroringa agasanga asa n'uwanjye photocopy noneho Imana higenda igatanga igihano buriya nk'Imana iyo umwana usa nkanjye photocopy akaza basi afite isura yanjye ko nta n'umuntu ari kuzapfa amenye ko umwana wanjye ari uwa Jospi irangije agenda imereza umwana usa na se isa ashaka umushuti wanjye yashatse afite umwana w'imyaka 3 wanjye afite 5 abyara umwana usa n'uwanjye photocopy aho turaza kuhagera photocopy yes umbwire ngiye ngo amavideo yabo bana kari babiri urebe umuntu wese urebye Garinacho iyo nanjye ndebye Garinacho man nkareba amaso ye nkareba umutwe we nkareba buri everything kugenda buri kintu cyose babona ari Serena wanjye none ndagira ngo mbabaze sibyo ubwo urumva nasigaye ndwana intambara papa w'umwana agera aho nyine umwana aramwemera aramukunda ko abantu bose njye umwana wanjye ndamupostinga asa na papa wewe ye baba we shacha kora Jospi kamubwire nubwo nababaye nubwo nigaraguye nubwo nagize gute ibintu byo kundakarira ngo naguhisha umwana ngo mujyana mu bakire ngo nitwaje ngo urakenye ngo wabonye amafaranga ibyo bintu ngiye nukazajya uza kubimbwira iyo utajya kuryamana n'inshuti yanjye bita Biju ntabwo nari kuguhisha umwana turi kugendana kandi nawe yasatse zinshanga mukanya bambwiye ko impamvu wagiye kwa Sadi nuko amubona gukumva ariko kunukira yaranukiraga naramuhuzwe ariko nyine muri uko kunukira yanaryamanye n'inshuti yanjye nukuri gupfa urumva byose byavuye kubera ko yaryamanye n'inshuti cyane ni ukuvuga ngo rega twe turi abasitari bro njyewe nabyinaga muri arena mbyinira perezida hariya muri biriya bya football bro bari abakobwa babanza kujya muri stade ninjye wa mbere wabanzaga kujyamo twese urumva twari abakobwa turi muri team imwe turepetera ahantu hamwe twitoreza ahantu hamwe na Titi Brown twarabyinanaga urukumva niwe wadutozaga Titi Brown ubwo rero abo bakobwa uwo mukobwa bita Kelly ya Kigali wisheya wagiye mu makilipe menshi ari mu Munamba ari mu makilipe menshi muramuzi ari muri raya Ishkevin mutoso mugende muri uriya mukobwa w'inzobe bari uri ku kimoto bita Kelly rero niwe wabanaga n'uwo Jospi papa w'umwana wanjye noneho babana imyaka 4 baratandukana tuba muri team imwe Jospi aza kunereta icyo gihe nanjye Sadi yagendaga agenda ajya mu bakobwa mbimenya hari ukuntu ufite boyfriend ariko ubona boyfriend wawe atameze neza ukahita wibonera umuntu ugukunda byanyabyo man
noneho uzi kuza kurepeta Titi Brown ari udutoza ukaza kurepeta nazaga nambaye imyenda y'uwo Jospe kumbi yayiguriwe n'uwo Keria kandi turarepetana uwo batandukanye akabakoze isheni y'abakobwa akabafashe Keria akabafasha uwo Niki akabafasha uwo Neri uwo Kabebo bana n'umugabo wanje akabajyana arango ni nyina wabo ngo team daddy biki akababwira ati Jessica ngiye kumutwara Sadi tito akabereka amafoto ati dore Sadi ari kungura inkoko twari twicaranye man nyine like nyine agashaka gukora ibintu bimbabaza urumva ngewe nimba umu ex we yaramwanza akanereta we yasajya guteretana nanjye n'uwo nsizi uri kumva ikibi cyo kuba kavukire muvuka mu gihugu kimwe niyo mpamvu mwabagore ntabwo mwatuma umuntu azubaka yakubaka gute n'uburaya mufite twarakoranye nzumva ngo waryamanye n'umugabo wanjye njyewe umugabo azangera imbere njyanya mbarira ubusa Aneli Sesemi uri inshuti yanjye dukorana nzi neza nawe ko ibyo bintu biza nimwe muri gusenya ingo z'abantu mugatuma abantu bangana abandi ubwo wa Jospe ikintu cyambabaje rero ubwo twatuvuye muri clip ya Bani Boys na DJ Mira uwo Biju rero aransaba ati wamba barenga byinana na Sheriwe waho gato nzi ngo ni ibintu bisanzwe kumba abandi bari kubyina nabapanga na diru zabo so buryo bagiye kujya gusambana namaze nimba nasana izi ni izingaruka zanyu mwebwe noneho nanababwira mwabagore mwe mutwara abagabo babandi ugafata abantu bikundanira ukabona couple yimireye neza ukaza widumbukiza witandukanye ibaze ko urwo rugo nawe rutamara kabiri man ese rumara kabiri ubuse shani ko yaje akanwa Rastone ubuse bari kumwe yaraga nzajya mbaye ingero nyinshi nzajya mbaye ingero nyinshi cyo kiza cyanjye mba mfite truth we nimba ari Pluto nimba ari Truto uri kumva Godfather so rero inkuru zawe zose ziba zifite truth ziba zifite truth pe tunarindira igikeri mu kizane abantu 700 bakunda inkuru kubi abantu 700 kandi twara abantu 10 ko mutari no gutapinga cyaje ariko nibatangiza kugihumbi ntabwo uzi ko mwebwe mu rutwa na pano ya ninjoro ririho abantu 170 mwahennye mwese ubu murahenutse mwarasindutse mwaraye mu bari mubyina ubu murabyutse muje kumva inkuru za Jessica mutari no gutanga igikeri cyamaze kuhagera igikeri bamaze kukibodaringa so mutapinga tugere ku 200 mukandeho mugeze kuri nani Vega mumugeze ku bihumbi ku gihumbi nimugera ku gihumbi mu following mwese inkuru ya Jessica noneho usa nk'uyicumbitse banatugire bagiye so bariye mu gifting